Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Akaganya tugiye kuganirira hamwe kuri ibyo muvuga byo kuvuga ngo umwana arakina mu nda, ese bitangira ryari kuko mwarabitubajije, ese umwana iyo adakina ni iki cyaba cyabiteye, ese wakora iki, ese naye masaha umwana akina cyane, ese bisaba igihe kingana iki kugira ngo ube wajya kwa muganga igihe tumvishe umwana adakina kugira ngo ube wafashwa. Ni kumwe na Dr Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangura gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye, tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe, ariko hari icyo ufuza ko tuganiraho watwandikira muri comment tugateguraho video. Rero gukina k'umwana cyangwa se fetal quickening mu ndimi z'amahanga niko tubyita, n'ubundi ni muvoma cyangwa se ni muvoma y'umwana cyangwa se n'uburyo wumva umwana atangira kugendagenda mu nda, ibyo twita gukina. Ni muvoma z'umwana mu nda ku mugore utwite. Nuvuga ngo hari igihe ari ubwa mbere utwite, akenshi biragutungwa no kumva umwana agendagenda mu nda gutera utugeri, ariko ni normal, ni ibintu bibaho rwose kandi ni byiza. Tubibutsa ko akenshi ku muntu wenda ubyaye ugiye utwite bwa mbere atangira kubyumva nibuza inda ku byumweru za 20, 18 kugera kuri 20, uvuga ni hafi amezi 5. Ariko ku muntu usanzwe ubyara umuntu ufite nk'inda ya gatatu, atwite inda ya gatatu we cyangwa se usanzwe ubyara we, ashobora no kubyumva ku byumweru 16 cyangwa ku mezi 4. Rero urumva ko gukina k'umwana ni ibintu bibaho, ni normal physiology y'umwana, ndetse binakoreka ko umwana wawe mu nda ari muzima. Nuvuga ngo rero mbere ya bya byumweru 20 cyangwa se 16 birumvikana inda bikiri ntoya, ibice by'umwana bitarikora byose, muvoma z'umwana zitaratangira. Tubutsa ko kuri ecography naho muganga ashobora kubona umwana akora muvoma runaka, aba ari ikimenyetso cy'uko ameze neza. Rero nyine bitangira ku byumweru 18 kugera kuri 20 ku muntu utwite bwa mbere. Bikabyerekana ko umwana afite ubuzima bwiza. Rero iyo wari usanzwe wumva umwana akina ukaba utamwumvishe, wenda akenshi uzamuzagenzura nimba utwite, uzabigenzura urebe iyo wishimye umwana wawe akina cyane cyangwa se atera utugeri cyane. Ariko waba ubabaye cyangwa se uhangayitse nawe ntabwo akina, nyine birumvikana. So urumva ko rero ni ikimenyetso cy'uko iyo wishimye umwana nawe aba yishimye, bityo mu kwishima kwe agakina. Niyo mpamvu tubabwira ngo nimba ni byiza ko wajya uririmba, nimba uri umudamu utwite cyangwa se umugabo akakuririmbira cyangwa se ugacurangira umwana uri mu nda, kuko bituma nyine yishima agatera twatugeri cyane, ndetse bigatuma n'ubwonko bwe bukura neza. Rero iyo umwana umubyeyi yishimye umwana arakina cyane, waba ubabaye umwana akaba atakina. Rero nimba umwana adakina mu nda wari usanzwe umwumva, icya mbere nyine ushobora gutekereza, ushobora kuba wenda ari uko utameze neza wowe mubyeyi, bityo n'umwana we akaba atishimye, n'imbere ko navuga, bityo bigatuma adakina, cyangwa se ikaba ikimenyetso cy'uko umwana afite ikibazo cy'uburwayi, birumvikana. Ariko none tuba worried ku mwana gukina byabaye ikibazo iyo umwana amaze amasaha 4 wari usanzwe umwumva neza akina, agashyira amasaha 4 utumva zamuvoma ze. Iki gihe aba ari ikibazo, ndetse tunakubwira ko bibaye byiza wakwihutira kujya kwa muganga. Wari usanzwe umwumva hashize amasaha 4 utamwumva, ni byiza kwihutira kwa muganga agakora ecography, kuko twabonye ko ecography ishobora kugufasha mu kureba zamuvoma cyangwa se kwa gukina k'umwana. Agakora ecography akareba nimba umwana agikina, nimba umaze amasaha 4 utamwumva kandi wari usanzwe umwumva. Tubyongere ko nimba wari usanzwe umwumva ugashyira amasaha 4 utumva akina, ariko nimba utanamwumvaga n'ubundi wumva ko ntago ya masaha 4 sinagomba, ariko nimba utari usanzwe umwumva ni byiza. Impamvu twakangura kwihutira kujya kwa muganga nuko uyu mwana adakina, usanga umutima we wagize ikibazo, ukaba udatera neza, bityo akaba ari ikimenyetso cy'uko wakabaye ukorerwa cesarienne cyangwa se wakaba ubyara mu buryo bwihuse. Impamvu tubakangura ko kwihutira kujya kwa muganga nimba utumva umwana akina, kugira ngo ariko nta kibazo afite bishobora gutuma umubyara byihuse. Kubera ko nimba utumva akina ukadireyinga ntujye kwa muganga ugakererwa, ni handi uzasanga habaye ibyo tuvuga ngo umwana yapfiriye mu nda. Akenshi nyine abana bapfira mu nda ku mubyeyi wari utwite, akenshi uba usanga byaratangiye atumva akina, umubyeyi akabyihorera akabyirengagiza. Kuko akenshi iyo umubyeyi aje kwa muganga tugakora ecography basanga umwana yarapfiriye mu nda, ukamubaza ati ese uheruka kumwumva akina ryari,
ahubwo ngo hashize nk'iminsi 3 ntamwumva. Urumva ko nyine haba harabayemo uburangare cyangwa se kutagira amakuru y'ibimenyetso mpuruza byakabaye bituma ujya kwa muganga, ariko ujya umwana udakina mu nda aba ari ikimenyetso mpuruza, bityo wowe mubyeyi wakabihutira kujya kwa muganga kugira ngo turebe nimba nta kibazo ufite, aho kurindira ko tuzagera kuri ya level umwana apfira mu nda, ariko mu by'ukuri akaba yaragiye kare wenda bakaba bamusova ubuzima bwe bakabugarura cyangwa se bakaba bakubyaza nubwo igihe wenda cyaba kitageze, ariko umwana uvutse igihe kitageze aba afite amahirwe yo kubaho kurenza ko yapfira mu nda. Nguko rero gukina k'umwana mu nda ni icyerekana ko umwana afite ubuzima. Iyo hashize amasaha utamwumva kandi wari usanzwe utamwumva, ihutire kugana ivuriro rikwegereye barebe ko nta kibazo afite, bakore ecography. Ikindi tuzirikane ko bitangira ku byumweru 18 cyangwa 20 ku muntu ubyaye bwa mbere, ndetse no ku byumweru 13 ku muntu usanzwe ubyara. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Akaganya tugiye kuganirira hamwe kuri ibyo muvuga byo kuvuga ngo umwana arakina mu nda, ese bitangira ryari? Kuko mwarabitubajije, ese umwana yadakina ni iki cyaba cyabiteye? Ese wakora iki? Ese naye masaha umwana akina cyane? Ese bisaba igihe kingana iki kugira ngo we wajya kwa muganga igihe tumvishe umwana adakina kugira ngo we wafashwe? Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangura gukora subscription kuri